Ikaze inshuti bakunzi bacu ba Divine Miséricorde iwacu Rwanda TV twongeye kubakira twongeye kubaha ikaze rero muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero nkuko njya mbibabwira ko rimwe na rimwe tuzana abatumirwa tukaganira kuri suje zitandukanye. Uyu munsi rero ndi kumwe n'abatumirwa, ariko abatumirwa b'uyu munsi bo ntekereza ko bafite byinshi baduhishiye kandi bafite byinshi bari butugezeho, rwose baratuganiriza twishimye. Rero nkuko mbitangiye mbivuga, reka aba batumirwa babanze batwibwire kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu noneho tuziranye neza. Duhereye ku ruhande rw'iburyo bwanjye, mwakwibwira abakunzi bacu kugira ngo tugenane noneho nabo babashije kubamenya, amenye n'abantu tugiye kuganira nabo abari bo. Yes, ndabashimiye kandi wishimira nawe uri kuri no channel. Mbere na mbere bantu kuri subscribe kugira ngo umenye izina ryanjye. Of course. Kugira ngo ako kantu ni ingenzi cyane. Wowe ukurikiye iki kiganiro subscribe ntibure rwose. Amazina yanjye nitwa Nyaga, wari rambara kwitwa Nyaga Sambu. Nk'umusanzwe n'umukameraman, nkoresha ibiganiro n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko mu buzima busanzwe ndi umukomedian. Aba naje hanga kugira ngo tubashe kuganira namwe, tubahe show. Ariko nibyo Nyaga, ndumva ndatekereza ko amugani hari comedy zimwe na zimwe najyaga nkubonamo. Hari comedy wigize gukinana na Mitsutsu, wigize mukina comedy, hari comedy zabo nigize mbona urimo. Ntabwo ari ubwa mbere rwose. Hari n'ibiganiro bimwe na bimwe njya nkunda kureba ujye ukunda gukoresha by'abamama wo bita ni Soso, kuri Soso TV show njya nkubona ukoresha mu kiganiro Anita TV show. Akaba na Nyagasambu TV show. Ari Nyagasambu TV show ari nayo noneho yawe ku giti cyawe noneho wigengaho. Urumva ko uyu muntu rwose we arasanzwe aramenyereye cyane. Urumva ariko ndimo nakoresha urubuga rwa TikTok cyane none umuvandimwe. Ubwo nawe agiye gukomeza twibwira. Ubwo muraza tugiye kubona isano iri hagati yanyu, kuko icyo mbona cyo musa nkaho muri abantu bari closed cyane. Muraza kutubwira isano cyangwa se ikintu kibahuza hagati yanyu. Komeza wibwira abadukurikiye. Okay, nayo murakoze kunyakira kuri no TV Divine Miséricorde iwacu, ukongera akantu iwacu, ukongera akantu iwacu, utongera akantu iwacu, ntabwo byavamo neza. Kirika subscribe. Yes. Ahari umukara haba umwero, umutuku haba umwero. Ako kantu kaburi kabisa. Hanyuma nitwa Origene Lion Heart, umuhanzi, umukinnyi wa filimi, umukomediye. Ibyo byose ikizabona nicyo nzakora cyane. Niki wisangamo cyane cyane, ni iki ukora cyane muri ibyo byombi uko ari bitatu? Kuba umukomediye, kuba umufilmeka cyangwa se umukinnyi wa filime, kuba umuhanzi muri ibyo byose ni iki wisangamo cyane? Ari ukuba umukomediye cyangwa se umuhanzi cyangwa se ukina filime? Kuri aka kanya sindamenya ngo ndi kuruhe ruhande, kuko byose mbyiza ubikoreramo kimwe. Ubu uri mu muziki kuko ugiye no gusura indirimbo nshyashya. Afite indirimbo nshyashya cyose mukageraza kuduha mukageraza kuduha agapera. Baby because I love you baby kuko ndagukunda. Buretse gato tudukurikira mu mibare. Bakunzi mudukurikiye, ngira ngo mwumvise aka kantu. Niba utakumvise neza, reka tumusabe akadusubiremo yitonze, agatangire neza, adukurikirize neza. Iyi ndirimbo izahita igera views 1000. Kabisa. Ready? Yes, twagiye. Tuza rekana n'ibisare, nakwandikiye bavuga yuko nsaze, gusa ndumva aribo basaze babaye ibisare. Hitufunga uvunire mu kare, bigutesha umutwe baby you know I love you. Nza kugurira Chanete yanditseho je t'aime baby because I love you baby kuko ndagukunda. Nza kugurira Chanete yanditseho je t'aime baby because I love you baby kuko ndagukunda. Arakandi cyangwa muri ndirimbo ndakandi kavuga ngo harye ni hodi ni hodi karibu inde misheri yambi ko bitwika se byatari. Okay, nkuko mwakomeje kutwumva ibiganiro byacu mugiye kujya mukomeza kubyumva cyane mubikurikirana mukora subscribe kugira mujye mukomeza kutwumva. Yes.
nk'uko mwabyumvishe ngewe banyita manager. manager kugira ngo ibintu bikomeye manager kabisa harimo na manager. ibintu birakomeye muhumure kandi mukomere uvuze akantu nyibutsa wa mujyama ntabwo ndi bumuvuge wa mujyama yari ari Rubavu amasasu urumva amasasu yamucega ku mutwe no ku musatsi akenda kumukuramo ijisho yarangiza ngo muhumure ibintu n'amahoro yarangiza kandi yarangiza agakwepa urumva ngo nanjye ngo naripfuye kandi arimo arabaza ngo muhumure ibintu ngo n'amahoro isasu rimeze nabi ririmo riravuza ubuhuha urumva ririmo riravuza ubuhuha urumva we arate ngo muhumure ibintu cya cyizere kiraza amasiye urabuja baratekereje cyane urabutipe yarasekeje reka twigarukire gato mu tuntu twacu rero turabakire rero nk'uko nyine twari mumaze kwibwira abakunzi bacu tugiye gukora ikiganiro kiri ebana fire cy'umuriro umuriro ariko uyu munsi ikiganiro cyacu kiraza gushingira ku kintu twise ngo wowe musore utereta gute iyo ugiye gutereta umukobwa unyura mu zihe nzira my lord binameze niyo ndirimbo yawe ntekereza ko niyo ndirimbo yawe biraza guhuramo neza cyane kubera yuko hari igitero uvuzemo ngo baby ngarakomanga urangire ngo karibu uwo mukobwa uhereza karibu umuhereje karibu kugira ngo agere kuri ya tape yo kugira ngo akomange iwawe umuhe karibu gute iyo level yayigezeho hati wanyuze mu zihe nzira kugira ngo agere kuri iyo level yo kuza agakomanga iwawe kandi turabizi neza ko abakobwa aho bava bakagera niba abakobwa bakunda kwihagararaho donc baba badashaka ko hari umusore uwo ari we wese wabavogera cyangwa se ngo abatinyuke uko yiboneye kose none we ageze kuri level yo kuza gukomanga iwawe ako kantu karakomeye byageze kuri uri rwe iyo level kugira ngo uzajye kuyigeraho rero sasa wayigezeho unyuze mu zihe nzira wamufatishije ute hari abantu bamwe na bamwe bajya bavuga ngo kugira ngo bafatishe umukobwa neza ngo babanza guca kuri ba mama babo ngo bagakundana na ba mama babo ubwo ntibyaba biri muri ya gahunda yo kuvuga ngo ni ukurya umwana na nyina wabigenje ute kugira ngo umufatishe cyangwa waje banje ugafatisha ahubwo umukobwa akaba ari umwe akabanje kuvugana noneho umukobwa akazaba ari ukugeza kuri nyina akaba ari ukugeza kuri byakorohera utinyitse n'iki ninde utinyitse cyane utinyitse ni umubyeyi we kuko kugera ku mubyeyi we urumva haba harimo akantu nyine none se umukobwa kujyana ku mubyeyi we uba ugiye gutereta umubyeyi we cyangwa ugiye gutereta umukobwa uri gutereta umukobwa none rero kugira ngo uzajye gufata uwo mukobwa uzajya kumufatisha kugera ubwo yumva ko agomba kukujyana ku mubyeyi we wanyuze mu zihe ariko ni gute umubyeyi yagushyiramo ikintu kitakurimo nyine ubwo birashoboka ngo akigushyiramo kandi bitari iki mama we mutajyana gutereta uko ugenda urugero nshobora kugenda ngatamumbora na Keriya ndagiye ndamuterese turabihuje njye nawe ni ngombwa se nimba duhuje njye nawe ngo nzagenda no kubibwira nyina atari Keriya njyanye uzajya gutanga inkwano gute Keriya azagenda biri iwabo ko ari umusore nyine uzakwagera wenda bya bintu bya kinyarwanda bavuga ati ni ugufata irembo ubwo nzaba ngiye gufata irembo ariko aho ngaho urasimbutse cyane ubundi inkundo umuntu tuzifata nko nk'inkundo ebyiri zitandukanye hari urukundo ujya gutereta umukobwa ugira ngo mwiryohereze gusa mwirire ubuzima life cyo bita nyine kurya life sibyo ariko hari n'ujya gutereta sibyo urugero wenda dufashe nkanjye uko ngana ntago abari ngende inyuma ya kamera ntago mumbona ariko aho turi kumwe barandeba nkanjye nje gutereta umukobwa ntago manje gutereta umukobwa kugira ngo tujye muri rwa rukundo rwo kurya ubuzima life ahubwo nje kumutereta mushakaho urukundo rwo kugira ngo tubane twagura umuryango none aka kanya reka duhere kuri urwo rukundo none rwo gutereta dushaka kwirira ubuzima ibyo ndabyumva neza biraza koroha kugenda ukegera umukobwa nyine ukamutereta nyine ukamubwira nyine ibikurimo
kuko hari icyo ushaka hari icyo umushakaho icyo umushakaho nyine no kumurya akantu nyine tu ubundi ukigurukira ukigendera ndabeshya se nyine nta kindi dushaka kumurya akantu tukigurukira tukigendera ariko ibyo bintu aho nta target umuntu aba yaragiye nta target wari wakagira ugasanga kurya akantu se ibyo bintu biriho cyane ariko se hano wodi birimo oya ntabwo mvuze ngo ahubwo biriho ibyo bintu biriho oya wivuga ngo biriho biturimo ariko se ubundi reka mubaze ubundi tutagiye kure cyane ubu se nanjye ndimo we muri mwe ninde utararya akantu ninde utararya akantu muri bacyuri imanzi baracyari imanzi biturimo kuko turi abana ndakeka niho bitaba bajya bavuga ngo ararwaye cyane rwose njye ntabwo ndwaye rero uri muzima warigerageza se warabirebye kuri muzima waragerageza korashara umuntu umurwaye oya ntutume imanzi gukora mu biganza karaba rwose pe karaba bivuze ngo manzi urumva manzi biragaragara ko nta gitekerezo kizima cyaba kimurimo yagira umuntu utari manzi byagorana kuko urumva manzi ntazi iyo biva n'iyo bigana arakibereye mu gicuku arakibereye mu mashuka arakiyoroshe ntazi ibijya mbere ndeba nanjye mu rukundo rutite tubemeza hari icyo navugaga nta kindi iyo ugiye gutereta akenshi utaragira intego y'icyo ushaka kugeraho cyangwa se icyo bita kwagura umuryango tutaragera kuri iyo ntego byanga bikunze akenshi dutereta dushaka kwirira akantu uceho wikomereza cyangwa se hari n'ujya mu gutereta ari ukugira ngo wenda yabonye njye mfite sheri we ntawe afite kugira nanjye azambwira ati nanjye mfite sheri birashoboka cyane ariko cyane kenshi na kenshi no mu 90% umusore kuva ku myaka 15 16 kuzamura hejuru ntago ajya apfa kubaho adafite umukobwa cyangwa se umuhungu bakundana 98% ni nka bya bindi usanga bavuga ngo nta masugi ngakiriho ariko bira bintu barabeshyaga burya ushobora do mu 40 oya do mu 40% 40% na masugi 60% isigaye rero baba bari akantu mwana barangije 40% kumva hari agace mu Rwanda ngo umukobwa w'isugi ngo ababyaye gatatu ewe umukobwa w'isugi ababyaye aho ni Yesu bavuze nyamira no uruva umukobwa ubyaye gatatu niwe sugi abantu ariko hari ikintu tutemeranya ibyo byo kumbwira ngo 40% ngo ni amasugi byibuze bavuze kenshi mugerekereje ni 10%. oya donc arabakobwa aho twatugiye kujya muri byinshi cyane birenze no gutekerezamo cyane no gushaka ingero nyinshi ahubwo reka dukomeze kuri iyi ngingo yacu y'imiteretere kwacu gutereta kwacu gutereta ugiye kurya akantu bikorohera bingana iki unyura mu zinzira ese wajya guca kuri mama wa mukobwa kandi ushaka kwirira akantu gusa nyina yakuvunamo kabiri amugira ku biserago bari buri kumwe yabaza akakoza niba umunsi yari ari kubisa mwari muri kumwe ni urugero ngiye nshaka gutereta ngiye kurya akantu ushaka kwirira akantu ntabwo ari ngombwa ngo ujye kunyura kuri nyina mbe namubwirire ahubwo ngewe agenda nimbona abakeriya wanjye ntamwoye namukunze nkumva namwifuje ushaka inzira nyinshi yanyuramo tangira umugurira utuntu muhamagara kwa hato na hato fata akanamba kanyu nyine turebe tujye tuvugana muhamagara n'amajoro menshi tuyarateye reka da uwo mwanya se aba atarawuguha kuko ntabwo umuhamagare ngo ahita aguhereza umwanya wo kujya muvugana birumvikana ariko noneho igihe inzira unyuramo ni izihe kugira ngo ujye urabanza ugatsindira umwanya we nicyo cya mbere urabanza ugatsindira umwanya we kugira ngo utsindire umwanya we bisaba imbaraga bisaba byinshi hari n'ibintu byinshi cyane uba watakaje ibintu by'impano watanze ukuntu bingana cyangwa bivuga iby'impano byo impano byo birinda kuzasaza abatike agiye mungira inama ariko njyewe numva ko icyiza ahantu nabonye wenda njyewe nk'ukuntu wenda byigeze kugenda njye nabanje nca kuri mama we noneho handi twahuraga mvuye no mu kazi akabanza akanavuga ati mwana wanjye gutya wowe wabanje kumenyana na mama we
ushaka kurya akantu wabanje kumenya kugira ngo baze kugira icyizere abone ko uri umusore muzima abantu ako kantu hano kandi ugaca kuri mama n'umukobwa mutari mwana avugana na mbere kandi ukaba inshuti abantu muvomera amazi agera ahantu akwita ngo umuhungu wanjye umuhungu wanjye amakuru abantu ko bafatishije abantu atakikwita kanaka atakikwita umuhungu runaka wanjye komera umuhungu wanjye waza mu rugo muhungu wanjye Muhungu wanjye. umukobwa yumvishe atangira kugenda wowe gake urimo ashaka gake kumubwira akumva mama ari kukwita muhungu noneho iyo ugiye amahita anacatura vuba vuba ubwo imaze kuba umuhungu wa mama we ngo banamusaza w'uwo ubwo mukobwa uba wabaye umusaza w'umukobwa none se ubwo uza oya nyine ibyo nyine biri nuza ariko ni guhamagarana kumucaho urumva ariko waciye kuri nyine oya nyine kugira ngo byambayeho byakubayeho noneho nkajyana n'umuco mvuye no mu kazi akambwira ati mungu wanjye ngurira akabyeri noneho nahe njye guteka hanyuma uraza kumureba nimugoroba ariko kumva aho ngaho mumaze gusa nk'umufatisha nyine amaze no kumenya ikintu kiri hagati yawe na wa mwana ko hari ikiri mu gushaka kuri wa mukobwa we we yumvaga ko mukundana ariko hari story mfite hari umukobwa donc byari bigoranye kumutereta ariko uwo mutipe yabanje kumenyana cyane n'ababyeyi be meme banamenyana ataramenyana n'uwo mukobwa batari bavugana yego yarigaga ku ishuri umutipe yigaga ku ishuri ahantu ariko bakiga afite telefone mu kigo noneho haza murumuna w'uwo mukobwa kuhiga aje gutangira mu mwaka wa mbere noneho akajya akunda kuvugana n'uwo mutipe kuko yari afite telefone ahamagara iwabo biza kurangira mama we afashe ya telefone arayandika amaze kuyandika akajya akunda guhamagara muri weekend agira amenye amakuru y'umukobwa w'ukuntu ameze ku ishuri yumva kari akabebe yari agapeti gato cyane gatangiye umwaka wa mbere nk'umubyeyi yahoraga afite igishyika agira ngo amenye amakuru aho kugira ngo ahamagare mu directeur cyangwa se animateur cyangwa animatrice we yahitaga ahamagara wa munyeshuri kuko niwe wahitagamo umuha byihuse kuko kenshi babaga bari kumwe nyine ku ishuri noneho igihe kimwe kiza kugera muri vacances aza kujya gusura wa mwana iwabo ariko wa mwana nta telefone yari afite telefone ikaba yari ifitwe na mukuru we n'umva ni story uwo mutipe yambwiye arangije amuha telefone ya wa mukuru we bagenda bakominikana kugira ngo abone uko agera iwabo tipe aragugende urumva muri vacances murabizi by'abanyeshuri nyine mu bana muba mwigana ku ishuri cyangwa ukuntu bamwiyumvanamo muri vacances ukajya ushaka kujya gupasa kugira ngo urebe ko wajya gusura wa mukobwa rimwe na rimwe ko ariko tipe we kubera urumva Kameo yari mukuru yari yigaga mu wa gatanu undi yatangiye umwaka wa mbere kari akana gato cyane Kameo nta bintu by'urukundo bindi byashobora kuzamo nuko kari akana yishimiraga gusa bakundaga guhurira no mu makohari baririmbana no kuba mama wakunda kumuhamagara kenshi amubaza amakuru ye kugira ngo amenye uko umwana ameze abatangira kuba nk'abavandimwe inshuti ziraho muri vacances akajya ashaka kujya gusura wa mwana mu rugo noneho mu gukominikana gutyo yagiye gusura wa mwana agenda avugana na mukuru we biza kurangira mukuru we nyine numva mukuru we yagendaga amuyobora ntabwo yari ahazi ubwo bwa mbere yari agiye kujya kumusura agikubita ngo amaso mukuru we bana umutima ngo waramusimbutse ndahita yumva neza arahwereye ashaka ikintu cyo kuvuga ariko amagambo ngo arabura nyine yihagararaho avuga ati no bataza kunshishamo ijisho ntagira ikintu mvuga nyine bakanshishamo ijisho kandi nje hano nje gusura uno mwana muto kandi hagati yanjye n'uno mwana nta kintu kirimo bagize rero ntangiye kureba hirya ku ruhande bagira ngo bakaba bati nshobora kuba ngiye kujya nza hano kubera uyu mukobwa mbonye bwarakeye kabiri yihagararaho keye kabiri arataha arongera agasubirayo noneho mu gusubira gutyo kubera mama we yaje guhura na mama we aramubwira ati nige tugikunda kuvugana ku ishuri mama we nyine aramwishimira cyane aramukunda ati yo ndikumete mwana wanjye niyo twavuganaga umbwira amakuru y'umwana wanjye ati naragukunze cyane rwose ujye ukomeza umbere hafi y'umwana wanjye rwose nyine ahita amwakira nk'umwana we aramwishimira cyane haciye igihe gito na papa we biza kurangira anamenyanye na papa we wa mwana nyine bahita baba nk'ababyeyi ba wa mutipe tipe akajya agenda muri urwo rugo agiye gusuhuza ababyeyi agiye no gusuhuza wa mwana ariko nta mukobwa nawe arimo akamubona akagapika ariko akasa nk'uwirengagiza akabyihorera ngo igihe cyaje kugera biba ngombwa ko yumva umutima wamubyimanye kwihangana biranga biza kurangira
asabye urukundo wa mukobwa. Amusabye urukundo rero story yabo ni ndende byatare. Amusabye urukundo ngo byaranze. Avuga ati ntago bikunda. Tipe yatakaje igihe cye yajya kumubwira nyine ibimurimo. Yaraginga ahantu nyine urumva yaramaze no kurangiza kwiga, yaramaze igihe kinini arangije no kwiga ngira ngo yarangize maze nk'imyaka nk'itatu arangije kwiga cyangwa ine gutyo. Numva ko yaratangiye no gukorera n'amafaranga udufaranga dutangiye kuza. Tipe yaraginga akodesha imodoka ahantu. Lava nziza cyane. Genda agufatira umukobwa mukubitamo. Aba aramuzamukanye ahantu bita muri mera neza hari Nyamirambo murahazi. Sorry. Ko mwiyabiriye cyane wa? Ko mwiyabiriye cyane. Sha birishoboye kuba hari ahantu ushimye mu mutwe. Hari ahantu mbashimye, hari kuba baramukora. Urumva? Sha bashimye mu gisebe. Niba atari igisebe bo kimwe. Bashimye mu kwamura kirigitwa. Urumva? Tipe yagufatiye umukobwa, ngamujyana hejuru kuri mera neza. Bana urumva yiharahaye yiyemeye byatari kugira ngo areke umwana aza kumutsinda akamufatisha. Genda bicara muri twa duti amugurira utuntu n'iki ariko ageze kuri cya cyifuzo cya gitekerezo kimurimo. Umukobwa yagisamiye hejuru amubwira ati waruzi n'ikindi. Ntabwo byakunda pe. Ati pe ntabwo byakunda. Ati nakubeshye pe. Mfite undi mutipe dukundana kandi turi muri date nyine. Yamujyanye kwa mera muri mera. Sha tipe go yarebye nk'igihore. Tipe go yarebye nk'igihore yenda kurira ajenga amarira mu maso abura icyo gukora atanya kwicuza ngo niyi modoka nakodesha n'amafaranga yose natanze n'amayisanse byose nabuze. Nyine byaramuriye abura icyo gukora. Nyine kuri we yiyumvaga ukuntu yaneshte yambwira ngo ngiye bitewe n'imikurire yanjye numvaga nta mukobwa nshobora gusaba urukundo nkatire. Yumvaga nyine bitashoboka kuri we kuko yumvaga nyine ari umutipe nyine wibogari bana uraho nyine yumva ko yariyumvaga muri make yumva ko nta mukobwa apfa kumukatira. Cyaba barakatase nicyo bakora. Jama bamaze kumukatira gutyo nyine bya bintu byo kwipfa amasore no kwihagararaho. Ngira ngo ni imvugo y'umusore, buri musore wese utereta iyo bamukatiye hari imvugo ahita avuga. Murayizi iyo mvugo? Murayizi ndabizi ko reka da ahita avuga ngo basi sorry. Noneho akarenza akantu basi sorry. Urumva yarangiza akarenza akandi kantu kavuga ngo nyine arabanza akimyoza nyine nta kundi ariko basi ibihe bijya bihinduka. Birashoboka ko wenda hari igihe uwo mutipe mukundana hari ukuntu byazamera ukuntu nyine ntibigende neza. Nzaguma ngutegereje basi nubwo yaba imyaka 3 cyangwa 5 ariko nzagumya ngutegereje basi nimba mutakiri kumwe uzibuke ko mpari kandi nkigukunda nkigutegereje. Iyo niyo promesse yamuhaye. Umukobwa aramubwira ati mbotse simbizi iti gusa nyine urumva umutipe turi no mu myiteguro twumva ko tugomba no gukora mariage ngo gutandukana nayo biragoranye. Ati ntacyo ariko ngenda komeza ngutegereze. Tipe yatashye nyine n'amarira mu maso umutima wabyimbye yabuze icyo gukora n'iki ariko yihagarara harataha. Aranamutana muri ya modoka. Aranamutana mugezi wabo. Haciye iminsi mutipe haciye iminsi ngo hari haciyeho nk'umwaka wa mukobwa ntarashyingirwa. Arongera aramubwira nyine urumva baraziranye bahuraga kenshi mama we n'umushuti we cyane bagiranye umubano hahandi abona ko mama we wagombaga kumubera nyirabukwe amufata nka mama we ni nka mama we wa kabiri kubera umubano bari bafitanye. Haciye igihe aravuga ati nyamara urukundo ruracyandimo rwose n'ubu kandi ndabona utama gushyingirwa kandi nyamara ndacyagukunda. Umukobwa kumbe wa mutipe bakundanaga mbere bari bamaze gutandukana yaramaze gufata undi mukobwa n'undi mutipe. Urumva ntiyagiye gufata wa mutipe wamubwiye ko amutegereje kandi baranaziranye aranamuzi bihagije no mu bwarasanzwe baramenyeranye mu rugo ahubwo ararenga ajya gukunda n'undi mutipe na wa mutipe akiraho kandi yambwiye ko akimukunda. Urumva ukunda abakobwa ku rundi ruhande none ari abana babi. Umutipe aragusezeranya amuha ati ngenda gutegereje nubwo yaba imyaka 5 ariko basi nibura nge nzava kwizima ari uko bona bagutwaye nyine bakurongoye byarangiye wagiye mu mago mu gihe utarakora ubukwe ngo bagutware
genda cyari kumwe nawe ndacyari inyuma yawe ndacyagutegereje wangiza ukajya gukundana n'undi mutipe sha urumva abakobwa nuko nta mukobwa turi kumwe aha ngaha icyo kintu kuki muri abana bandebe tureba kuki muri abana babiko babaza n'abadasubiza muri kombe icyo kibazo bazakidusubiza umutipe ntabwo yacitse intege ngo yarakomeje nyine gake wa mutipe wa kabiri arongera ashwana na wa mukobwa arongera afata undi mutipe wa gatatu wa mutipe akiri aho yego agitegereje kandi bahura kenshi babonana kenshi gashoboka ariko igihe cyaje kugera murumuna wa mukobwa ubwo ni kakana ko kaje kurangiza kwiga nyine kaba gakuru ariko kubera guhora bavugana na wa mutipe nyine kuba arabucuti cyane ku ishuri baza kuvugana amuhereza amakuru umva wa mukobwa waraguhamagaye wana yakubuze urumva ubwo ngo yaje kumuha amakuru amubwira ati nyamara umutipe bakundanaga ntabwo birimo neza ngo barashwana muri iyi minsi gerageza rero ukuntu wakwinjiramo winjirire muri ako kantu k'akuho karimo kubonekamo urebe ko basibye buri iki gihe bazamufatisha urangije ngo yinjiyemo gutyo gake byaje kurangira umukobwa agenda aganira na mama we amubwira ukuntu bimeze mama we niko yahise amubwira ngo ndumva inama nakugira kundana n'uriya mutipe byaje kurangira ngo bikunze ngo banakoze n'ubukwe ngo baranabanye ariko ngo babanye urumva amukatiye inshuro zigera muri 5 zose yari yaranze kumwemerera rero twihangane urumva ko abasore twihangana rero tuba kugana mu musozo w'ikiganiro cyacu nicyo nashaka kuvuga donc iyo témoignage yo mutipe yaduhaye ariko icyo nashaka kugaragaza akenshi na kenshi iyo ubanje ukamenyana n'umubyeyi cyangwa se mama w'umukobwa bikorohera cyane kubasha gufatisha umukobwa kuko rimwe na rimwe biza kuranya na mama we abikugiriyemo bigakunda donc hari ukuntu iyo umukobwa ari close cyane na mama we hari igihe biza kurangira mama we abaye ikiraro akaba inzira nziza kugeza kuri wa mukobwa nzaba ngaruka nihe nama cyane ni muririmbira jeteme nka muririmba merimi nzaba mbabwira ukuntu byagenze kabisa reka dusoze ikiganiro cyacu rero tugize ikiganiro cyiza cyane tanze ibitekerezo byinshi bitandukanye ariko niki twasoza tubwira abakunzi badukurikiye icyo twasoza tubabwira cyo nuko wenda manga muri kino kiganiro harimo inama nziza kandi buri muntu wese yafasha wenda nk'undi muntu ari ku iki kiganiro yumvisha ukuntu yabigenje hari abanyuze ku mubyeyi hari abaciye ku mukobwa ibyo twavuga byose kuko biba mu bantu nawe yabyumvishe hari n'uwanyuze se kuri sinzi uko navuga ariko bose bakuremo isomo nyine rwose gisubona abagiye inama ya Danjena so njyewe dukundane tugire urukundo ruzima urumva kuko urwo rugendo ni rurerure njye sinarushobora simbabeshya ariko biriya bintu biba bigoye ariko iyo nama njye niba ari uko ndi kubyumva yo kunyura ku mubyeyi akamenya imico yawe ahubwira nuko iyo umukobwa yimeze akanabikugira nibyo ariko buri hari ibintu biba bigoye ibihe ibyo kumbwira kugira ku mubyeyi njye ntabwo nkibyumva ntabwo nabyumva neza wenda aho ngaho nk'urwo rugero wampaye urumva ko byagenze neza ariko ni rimwe na rimwe ariko njye byemera ntabwo byemera ko byagenze ni rimwe na rimwe tureba rero kawe kanze kwa kanono ndumva nuko akenshi amahirwe aba hari 70% ko umubyeyi we ashaka kukubera ikiraro cyiza cy'uko bishobora kwemerera urukundo ukarwakira bitagoranye cyane kuko nk'uwo mutipe nkubabwiye nawe kugira ngo agere kuri iyo ntego yiwe yayigezeho kubera mama uwo mukobwa bitewe n'umubano bari bafitanye n'ukuntu bari bamuzi uzirinde kwigaragaza nabi imbere y'umubyeyi w'umukobwa kuko iyo umwigaragajeho nabi cyangwa imico itari myiza biza kurangira ahubwo akubereye imbogamizi yo kuba wakundana n'umukobwa we ariko iyo umwigaragajeho neza imico myiza biza kurangira mama wabaye ikiraro cyo kuba wakundana n'umukobwa reka mbashimire rero kuri uyu mwanya wanyu muduhaye nshimiye n'abakunzi bacu mufashe umwanya wo kudukurikira murakoze cyane Imana ibahe umugisha ntiwibagirwe gukanda subscribe like na comment ndetse na share ntuyibagirwe nawe uyikore murakoze cyane rero naho ubutaha mu kindi kiganiro cy'ubutaha murakoze turabasezereye w'ibihe byiza bye bye